Yesu ashimwe. Imana ibaho umugisha cyane. Uyu munsi tugiye kumva ijambo ry'Imana ku cyumweru turi busange muri Yeremiya ibice 33 umurongo wa 3. Kansabe Anodi ansomere. Yeremiya ibice 33 duhereye ku murongo wa 3 baravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Katwongere muri Yesaya 41 umurongo wa 10. Yesaya 41 umurongo wa 10 haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Reka dusenge. Mana turagushima, uri Imana ikomeye, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ntidukwiye gutinya ko turi kumwe nawe, kandi uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe rivuga ngo ntidutinye kuko uri Imana ikomeye. Ni bande batinya? Ni twebwe. Ariko ntitwiye gutinya kuko uri Imana ikomeye. Ijambo ryawe rivuga muri Yeremiya ngo tugutabaza uradutabara, utwereke ibiruhije bikomeye tutamenya. Nakwifuza ko iyo telefone buri muntu wese yayihamagara kuko uri Imana ikomeye. Mu izina ryawe Yesu, amen. Muri Yeremiya 33 ibice 33 umurongo wa 3 wagira ngo ni telefone. It's 333. Buri muntu wese ahamagare muri iki gihe gikomeye kuri iyo nomero y'Imana 333. Ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Turi mu gihe cyo gushaka Imana no gutabaza Imana, kandi Imana tuyitabaje yadutabara. Nta wundi muntu wadutabara. Bahoze bavuga ko imbunda zidagifite icyo zimaze, ndetse n'amafaranga adagifite icyo amaze, no gukomera ntacyo bikimaze, kandi nta naho wahungira. Rero byaba byiza dutabaje Imana kuko ari Imana ikomeye. Nabyibutse ndiho nsoma iki cyanditswe, nibuka agatekerezo k'umuntu ngo Imana yari yarasezeranyije ko izamutabara. Uyu muntu yari Imana yaramubwiye ngo nzagutabara, agahorana iryo sezerano ko Imana izamutabara mu bihe bikomeye, mu bihe biruhije. Noneho ngo igihe kimwe ni agatekerezo ngo umuntu ariho ari mu ishyamba higa, avumbura inyamaswa arayirukankana. Inyamaswa iragenda igeze kumwubira gusimbuka, aranyerera we agiye kugwa muri wa mwobo, afata ibyatsi, ariko amaguru ye aba yageze mu mwobo. None wari umwobo muremure cyane, ngo atangira kuboroga avuga ngo Mana ntabara, wasezeranyije kuzantabara, wavuze kuzantabara mu bikomeye. Mwibuke ko icyanditswe tukivuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibiruhije bikomeye utamenya. Uwo mwanya kibivuga, marayika w'Uwiteka araza ahagarara iruhande rwe, aramubwira ngo dekura ibyatsi ngutabare. Aravuga ngo ya ntabara mfashe ibyatsi. Avuga ngo ariko ibyatsi birekure ngo ufate. Avuga ngo ya ngo ntacyo bitwaye unantabaye ibyatsi mbifashe. Uko abivuga niko ibyatsi byarushagaho kuriduka, kandi umwobo ari muremure. Marayika aramubwira ngo rekura ibyatsi ngo ufate. Avuga ngo ya ngo ariko none untabaye ibyatsi mbifashe ntacyo bitwaye. Bikomeza kuriduka. Ibyo byatsi nibyo tuba twishingikirijeho. Urebye abantu bahashye bakavidura za supermarket bagashyira mu nzu, ibyo nabyo ni ibyatsi ufashe, kuko ibiryo byashira warangiza ugasohoka. Waba ufite passport ukavuga ngo naguruka nkajya hehe, aho ariho hose, ibyo nabyo ni ibyatsi ufashe, kuko ntaho wajya, korona iri ku isi hose. Ari n'ubwenge, ari ubuhanga, ibyo byose ni ibyatsi tuba twishingikirijeho. Ariko Imana niyo Imana ikomeye, igishaka ko tuyizera, igishaka ko tuyiringira, igishaka ko tuyubamira, igishaka ko dukuraho ibyo twishingikirijeho n'ibyiringiro, kugira ngo isigare ari Imana ikomeye gusa. Umvira ijambo Anodi yasomye muri Yesaya ibice 41 umurongo wa 10. Yesaya 41
na rimwe umurongo wa 10 reka tuwasubiremo. Haranditse ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kwanjye kw'iburyo ariko gukiranuka kwanjye. Amen. Uyu wahita wumva ari wa marayika wari uhagaze kuri wa muntu. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe. Aravuga hepfo yaho ngo nzajya nkuramiza. Ninde uzajya uturamiza ukuboko kwe kw'iburyo ari ugukiranuka? Ni Imana. Tugeze mu gihe aho umuntu adafite icyo yakora, adafite icyo yakwishingikirizaho, kidafite icyo kimaze. Ariko Imana niyo ifite imbaraga, niyo ifite ubutabazi, niyo Mana yo kwizerwa yonyine. Tubona n'ubuhanga ari aho bugera bukagarukira. Hari n'igihe ubona iyo tubona abantu bakomeye ku isi cyangwa abahanga cyangwa bize, usanga umudogiteri wize umubwiye ngo avuge itegeko article imwe yonyine adashobora no kuyimenya. Uwize amategeko umuhaye paracetamol na headaches ntabwo yabasha gutandukanya ibyo binini byombi. Ubwiye injiniyeri wubatse ikiraro kinyura hejuru y'inyanja ngo abashe gutera urushinge mu mutsi akoremo amaraso umuntu, nawe ntabwo yabibasha. Ntabaza rero ndagutabara nkwereka ibiruhije bikomeye utamenya. Iyo ni Imana. Reka twiyegereze Imana kuko ni ishobora byose, ni ifite imbaraga, ni ifite gukomera, niwe marayika wabasha kudutabara mu gihe ibyatsi byariduka. Urebye uwo muntu ukuntu yari afashe ibyo byatsi kandi umwobo ari muremure, ariko akanga kubirekura, agasoza biridukanye nawe akagwa muri wa mwobo. Ni nk'uko isi ifite ibyo yiyegamizagaho. Hari uwavugaga ijambo isi igatigita, yavuga ibindi bihugu bigaceceka, umuntu yavuga abandi bagaceceka, yaba afite amafaranga n'izina bakarihindura akitwa bosi, bakamuhindura amazina, ariko umukire n'umukene byose ni kimwe. Umuntu yabuze igisubizo. Ufite amafaranga ubundi warwaraga ukajya muri Amerika, ukajya muri Indi, ariko uyu munsi nabyo ntabwo igisubizo ariho kiri. Rero ufite igisubizo n'Uwiteka Imana. Muhamagare kuri iyo numero, duhamagara Uwiteka Imana ivuga ngo ntabara. Muri Yeremiya 33 nayise telefone, nasabaga ko buri muntu wese ayihamagaraho. Ntabaza ndagutabara nkwereka ibiruhije bikomeye utamenya. Rero ndagira ngo mbasabe ko uyu munsi isi yabuze igisubizo ni Imana igifite. Aho abantu babuze icyo bakora, Imana ifite icyo yakora. Aho abantu badafite umuti, Imana ishobora kuwubona. Yaba ari ikigeragezo gitewe na Satani, yaba ari igitewe n'Imana wenda bitewe n'impamvu runaka, icyo ari cyo cyose Imana igishaka ko tuca bugufi tukayigarukira. Yesu abaho umugisha cyane. Ndagira ngo muri uyu mwanya nk'itorero duhagarare mu cyuho, dusengera isi, dusengera igihugu. Amateraniro ntabwo agomba kubera mu nsengero gusa, ko biravuga ngo ntabwo Imana iba mu nsengero zubatswe n'abana b'abantu gusa. Yo yari ibizi ko ibi bihe bizaba. Cyo gituma yatubwaga ngo imitima yacu nizo nsengero z'Uwiteka. Twaramiriza aho turi, twahimbariza aho turi, twasengera aho turi, twafashirizwa aho turi. Imana iracyari yayindi, ntihinduka, ahubwo nitwe duhinduka. N'ibihe birahinduka, ariko yizasigara ari yayindi. Ndagira ngo rero tugere mu gihe cyo kumva Imana turi kumwe nayo, yabasha guhumuriza isi, igakiza isi, igatabara isi, ko ariyo Mana ikomeye. Icyaba cyiza ni uko buri muntu wese ahari yumva ko ufite igisubizo n'ubuzima bwe ari Imana. Nta tukishingikirijeho, ntabwo ari ibiryo byinshi, si amafaranga. Noneho tugeze naho kuvuga ko no kuyahana mu ntoki bitakiri byiza, bitagikwiye. Icyo ni ikibazo. Amazi n'isabune ubu byagize agaciro cyane.
biraruta kwegera umuntu, biraruta gusuhuza umuntu. Gusura umuntu ntabwo bigifite agaciro, ntabwo bigezweho, ubu birabujijwe. Ikigezweho ni uko umuntu yaba, kugira ngo agere security, ni uko yakwigunga akaba ari wenyine, akaba ari ahantu hihishe. Byaba arushije kuba ari benshi, byibuze akabana n'abo babana mu rugo. Nicyo cyonyine gifite igisubizo. Ariko Imana yo mu ijuru irahari, iyaturemye irahari, iyo ivuze ntawe uyivuguruza. Yesu ashimwe cyane. Imana ibaha umugisha. Nongere mbabwire ngo aho twasomye muri Yeremiya 33:3 no muri Yesaya 41 umurongo wa 10, aho Imana mu isezerano rya kera yabwiraga Abisirayeli, kuko yabaga ari yo Mana ikomeye ishaka kugira ngo itegeke, igashaka ko ari igendana nabo, igashaka ko ari ibayobora. Iyo Mana yakoraga ibyo niyo n'ubu ngubu twizeye. Ni Imana idahinduka, ni Imana idasaza, iracyari yayindi. Iyagaburaga manu n'ubu yajyaga itugaburira, ariko ubu biteye ubwoba. Iyakuye amazi mu rutare Abisirayeli bakanywa, iyo ngiyo natwe yaduhaga amazi yo tunywa buri munsi. Jya nkunda iryo jambo ryayo ivuga ngo Abisirayeli bagenda bava muri Egiputa mu myaka bagenze mu myaka 40 mu butayu, ngo inkweto bari bambaye uko bakuraga n'inkweto zarakuraga, ngo ntibigeze ibirenge byabo bibyimba. Ni ibintu bitangaje cyane. Ngo n'imyenda bari bambaye uko bakuraga yarakuraga. Biratangaje cyane. Kuyoborwa n'Imana, kugendana n'Imana, gutegekwa n'Imana, kwizera Imana, ntabwo twakorwa n'isoni. Ariko igituma ibyorezo n'amahano biza nuko iyi telefone tujya tuyikuraho ikaba nomero kompoze. Ntabaza ndagutabara nkwereka ibiruje bikomeye utamenya. Yibaye kompoze nibwo ibyago biza mu isi, nibwo amakuba aza mu isi, nibwo imiraba n'imiyaga biza mu isi, kandi byose ni bibi. Korona irakomeye ariko ntabwo iruta umwuzure wigeze urimbura isi cyangwa igice. Umwuzure urakomeye nubwo Imana yiraheye ko itazongera kwicisha isi amazi, ariko ntabwo biruta ibindi byago byagiye bibaho. Abantu bariye abana babo muri Bibiliya birimo kubera inzara zagiye zitera, bagenda baziha amazina mu Rwanda, za Ruzagayura n'izindi. Ariko ibyo biratambuka. Ibyo byago by'inzara n'imyuzure n'imiyaga ya Katarina yabaye muri Amerika n'ibindi, ibyo byose biri ku isi kandi ntabwo twari twayivaho. Ahubwo dukwiye kumenya ko Imana ari Imana ikomeye. Yesu abaho umugisha. Iri ni ijambo uyu munsi ku cyumweru nagira ngo aho buri muntu wese ari mu rugo cyangwa hariho hose abashe kwizera muri iki cyanditswe. Reka dusenge Imana. Mana ndagushima, uri Imana ikomeye. Dusengeye igihugu cyacu cy'u Rwanda, dusengeye abacuruzi bari muri iki gihugu, dusengeye ubucuruzi n'ubukungu ntibunyeganyege, twirukanye inzara, twirukanye n'ibyorezo bindi byaza bikuririraho. Tugusabye imbabazi nk'Imana yaturemye, tugusabye tugutabaza kugira ngo dutabare, kuko ari we Imana ivuze cyangwa ikoze nta wakuvuguruza. Ubane natwe muri ibi bihe bikomeye. Ari umuti wakoresha abantu wiremeye, abahanga n'abanyabwenge, wakoresha n'abanyantege nke bakabona igisubizo. Dukeneye kumva inkuru yamamara ku isi ko igisubizo cyabonetse kuri Imana. Urakoze, bisenze mu izina ry'Uwiteka n'Umwana n'Umwuka
nabikora